Hallelujah. Imbaraga z'abana baba Yes. zigiraho zigarukira, ariko imbaraga z'Imana ntizigiraho zigarukira. Abana b'abantu bashobora kugira ibyo batangira ariko kubisoza bikabananira, ariko Imana ifite imbaraga zo gusoza icyo yatangiye. Yes. Nta munsi n'umwe Hallelujah. Imana iragira ubwoba kubw'ijambo yasezeranyije abana bayo. Igihe cyose Imana ikora byose muri bose bayizera mu bihe byose. Semene amen. Hallelujah. Imana ikorera mu boroheje, Imana ikorera mu bazwi n'ikorera mu batazwi. Imana ikorera mu bafite amazina akomeye, ni nayo ikorera mu bafite amazina yoroheje. Yesu ntabwo yaje gukorana n'abakomeye, yaje yoroheje kugira ngo akomeze aboroheje, ndetse n'abakomeye bamwizeye bagumana icyubahiro yabahaye. Semene amen. Hallelujah. Ubutumwa bwiza Paulo yaranditse aravuga ngo ni imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa. Iyo twizeye amagambo ye yiwe uko yayatubwiye ngo dufite ubutware n'ubushobozi. Nta muntu ushobora kugira ubutware, nta n'umuntu ushobora kugira ubushobozi adafite kwizera kw'icyo Imana yavuganye nawe. Ibyo dukora byose bishingiye ku Imana yasezeranyije ubuzima bwacu. Semene amen. Hallelujah. Imana rero ibahereza umugisha, Imana ibagirire neza, Imana inezeza imitima yanyu. Umwaka mushya kandi twomeje kubifuriza umwaka mwiza. Amen. Umwaka wo kuba mu Mana, umwaka wo kubana n'Imana, umwaka wo kuzamurwa no kugirirwa neza. Ineza y'Imana ibe ku buzima bwanyu, ibe ku miryango yanyu. Nyamara Imana niyo yonyine ivuga bikaba, nyamara Imana niyo yonyine itegeka igakomera. turaganira ry'Imana rihuye na teme murimo muraganiraho muri iyi minsi, ivuga hejuru yo gukura mu mwuka. Turaganira hejuru yo gukura mu mwuka. Dusome Bibiliya, urwandiko rwanditswe n'uyu mwanditsi w'Abaheburayo, ibice 5 ku murongo wa 13. Bibiliya iravuga ngo kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka, kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Amen. Mu yindi Bibiliya y'ikindi Kinyarwanda iravuga ngo unywa amata gusa aba akiri umwana, ntashobore kugira igitekerezo gihamye ku byaba bitunganye. Abaciye akenge bo batungwa n'ibiryo bikomeye, kuko bafite akamenyero ko gusobanura mu bitekerezo byabo icyiza n'ikibi. Amen. Luka ibice 2 umurongo wa 40, Bibiliya iravuga ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga, yuzuzwa ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari buri muri we. Amen. Reka tubumbe Bibiliya zacu hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Dusomye hano amagambo muri uru rwandiko rw'Abaheburayo, bakunda kuvuga cyane yuko umwanditsi wayo ashobora kuba ari Paulo, ariko ntibizwi ntibiramenyekana, ntago hazwi wanditse uru rwandiko, ariko hagendewe ku magambo arurimo ndetse n'izandiko Paulo yanditse, bagerageza kugenekereza bavuga yuko ari Paulo warwanditse. Bibiliya yatubwiye ngo unywa amata aba ataraca akenge kubera ko aba akiri umwana. Ubuzima busanzwe bw'imibereho
umuntu akura mu bice bitatu. Umuntu akura mu bwenge, umuntu agakura mu mbaraga, hanyuma umuntu agakura mu gihagararo. Iyo umuntu akuze mu gihagararo agakura mu bwenge ariko ntagire imbaraga, bazavuga ngo uriya muntu ngo ni ikimuga. Semene amen. Ijambo rya kabiri, iyo umuntu agize ubwenge akagira imbaraga ariko ntakure mu gihagararo, bazavuga ngo uriya muntu ni igihigo cyangwa se ni igikuri. Semene amen. Ijambo rya gatatu, iyo umuntu akuze mu gihagararo agasubira kandi agakura mu mbaraga ariko ntagire ubwenge, bazavuga ngo ni igipfu. Amen. Bibiliya yatubwiye aho twasomye muri uru rwandiko rwa Luka ibice 2:40. Bibiliya yavuze ngo nuko uwo mwana arakura ngo agwiza imbaraga, ngo agwiza ubwenge, ngo ndetse n'ubuntu bw'Imana ngo bwari buri muri we. Mu mibereho isanzwe y'abantu, mu bigendanye n'amaraso cyangwa se abantu hari ikomokamo abantu barebare, hakabaho indi miryango ikomokamo abantu bagufi, hakabaho indi miryango ikomokamo abo twita ngo ni abasaje. Abasaje ni abanyabwenge, ni abantu bazi gutunganya ibintu neza, ni abantu bazi kuvuga ibintu neza, ni abantu bazi gukora icyo bahawe, ndetse akenshi ugasanga bagikoze kurusha uko bari bagihawe kugikora. Semene amen. Hakabaho n'indi miryango ikomokamo abantu bakunze kwita ngo ni abagito. Abo ni abantu bahana n'abasezerano ariko ntibayatimize, ntibakore icyo basezeranye n'abantu. Iteka ryose ubuzima bwabo buhora buri limite mu bikorwa bakora. Iyo basezeranye n'umuntu, iyo bahanye n'umuntu isezerano, ntago bagira imbaraga muri bo zo kuririnda kugira ngo rya sezerano risohore, ahubwo bishimira cyane yuko bahabwa amasezerano menshi ariko kandi bakabura imbaraga zikurikirana ya masezerano ngo asohore. Semene amen. Hakabaho indi miryango ivukamo abantu bavuga ngo bariya ngo barakomeye, bagira imbaraga zino z'umubiri. Semene amen. Nkuko tubizi amoko amwe yo mu bihugu bimwe bitandukanye, harimo abantu bakomokamo usanga bafite imbaraga zigaragara z'umubiri. Niba hakenewe umurimo usaba imbaraga, bakavuga ngo murebe kwa nyanaka, murebe mu moko yo kwa runaka, aho ngaho niho mwobona abantu babafasha gutunganya neza iyo mirimo. Semene amen. Rero nta muntu n'umwe muri ayo moko yose no muri iyo miterere yose nta muntu n'umwe ugira uruhare mu kumenya umuryango avukiramo. Imana yonyine niyo igena ikakugenera umuryango uzakomokamo, ikakugenera umuryango uzaturukamo, ikakugenera umuryango uzakwitirirwa. Si igitangaza kuvuka mu muryango mubi ariko ukawuhindura mwiza. Igitangaza gikomeye ni ukuvukira mu muryango mwiza ariko ukananirwa kuba mwiza. Semene amen. Amahirwe akomeye mu buzima ntabwo ari ugukora ibyo abandi batazi gukora, ahubwo amahirwe akomeye mu buzima ni ukubasha gufasha abantu batazi kugira icyo bakwikorera, nabo bakabasha kuba, ukabasha kuba umuyoboro wabo kugira ngo babashe kugira icyo bimarira. Muri kamere y'ubuzima bw'umuntu, umuntu yishimira kugaragara imbere y'abantu, akishimira no guhabwa ishimwe riruta iry'abandi bahawe. Umuntu akishimira kuvugwa neza, ariko ni abantu bakeya cyane bishimira cyane yuko hari abandi bashobora kugera ku rwego Imana ibagejejeho, cyangwa se Imana ikarenza abo barimo kugera ku rwego bo bagezeho. Intambara nyinshi mubona mu miryango, mubona mu matorero, mubona mu madini, mubona n'ahandi, ni intambara zimwe na zimwe zikomoka mu kutamenya imbaraga ziri mu bo wigisha nabutoza. Kubera yuko iyo ugize umugisha wo kwigisha umwana akamenya, aba ibonye tere yo kugira ngo ubashe kumukoresha, noneho muri ya makosa amwe namwe akora ukaba
ubasha kumukosora mukiri kumwe. Iyo rero bitabaye ngombwa yuko umuhereza tere, iyo bitabaye ngombwa yuko ubasha kumwigisha, bamwe bakurira mu matorero ari ibikuri, bamwe bagakurira mu matorero baramugaye, abandi bagakurira mu matorero bafite ibibazo bitandukanye. Kandi mu itorero ntabwo ariho abantu bapfira, ahubwo mu itorero niho abantu baza gukira. Semene amen. Itorero rya mbere ryo mu isezerano, isomye mu isezerano rya kera, habagaho inshingano zitandukanye mu itorero. Habagaho hari abatambyi bagiraga iberezwa gukorera, bagiraga imirimo bahamagarirwa gukora. Hanyuma n'abandi batari abatambyi bagiraga inshingano z'ibyo bagomba gukora. Icyasabwaga rero, hasabwaga kugira ngo umutambyi akore umurimo yahamagariwe neza, hanyuma n'abakristo nabo bakora umurimo bahamagariwe neza. Semene amen. Bibiliya izivuga ngo nuko ngo abakora uwo murimo ngo bakwiriye gutungwa ngo nawo. Biragoye cyane yuko twebwe abakristo tugira imitekerereze yo gutekereza ko abatuyoboye bahari uburyo bagomba kubaho, twebwe tubigizemo uruhare. Kandi ikindi kibazo gihari, niba twebwe hari uruhare tugize rw'icyo dukora, ariko kandi n'abandi nabo hari bamwe na bamwe, nubwo hari n'abandi bari ku ruhande yabo bamwe batabasha kuzuza inshingano z'uko bagomba gukora. Kubera ko inshingano zacu ni ugukiranukira abashumba, inshingano z'abashumba ni ukugaburira intama. Iyo rero twebwe tukoze inshingano zacu, n'abashumba aribo batambyi bagakora inshingano zabo, umurimo w'Imana uraguka ugakura. Semene amen. Hari icyo bita titre, hari icyo bita responsibility, icyo bita inshingano, hakabaho n'ikibanziriza, icyo bita title ni ikibanziriza izina, inshingano ni igikurikira izina. Iyo bavuga evangeliste Kwizera, iyo bavuga pasteur runaka, iyo bavuga bishop runaka, iyo bavuga apotre runaka, iyo ngiyo ni titre, ni ikibanziriza izina. Hanyuma ikigira agaciro muri titre na responsibility ntabwo ari titre, ahubwo ni responsibility. Kubera yuko kwitwa pasiteri ntabwo ari ikibazo. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese ngo wifuza umurimo wo gutamba baba yifuje umurimo mwiza. Semene amen. Nubwo umuntu yabyifuza akabisaba bakanabimuhereza, Imana ishimwe ko yifuje umurimo mwiza. Ahubwo ikibazo gihari nuko wagera muri zira nshingano, nuko inshingano zijyanye n'izina baguhaye. Mu rwego rwo kugira ngo itorero rikure, harasabwa kugira ngo habeho kuzuzanya, habeho ubumwe mu itorero. Umuririmbyi akora akazi kiwe neza, umudiyakoni akora akazi kiwe neza, niba kwicaza wicaraho bakwicaje, niba kuyobora ugenda uko bakuyoboye, ndetse niba kubwiriza wakira ijambo ry'Imana n'umutima ukuri. Kuko ntabwo dusobanurira ijambo ry'Imana uko dutekereza, ahubwo twemerera imitekerereze yayo igahindura imitekerereze yacu kugira ngo turusheho gukura mu buryo bw'umwuka. Semene amen. Umuntu abaho mu buryo bubiri. Umuntu abaho agira uyu muntu ugaragara w'inyuma ariwe wambaye umubiri, hanyuma nyuma y'uyu nguyu hari undi muntu ubamo imbere ariwo muntu w'umwuka. Iyo rero umuntu agaburiye umubiri w'inyuma, umubiri w'inyuma usaza ukabyibuha ukamererwa neza, abantu bakawushima, ariko umuntu w'imbere agasonza. Semene amen. Iyo ushaka gukuza umuntu w'imbere ugaburira umuntu w'imbere, kandi indyo ugaburira umuntu w'imbere zitandukanye n'indyo ugaburira umuntu w'inyuma. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana babo ngabo ngo ni abana b'Imana. Ngo kandi ngo icyabyawe n'umwuka ngo ni umwuka, ndetse n'icyabyawe n'umubiri ni umubiri. Iyo umuntu agaburiye ibiryo umubiri umererwa neza. Hanyuma iyo umuntu yimye ibiryo umubiri umererwa nabi, ariko umwuka ukamererwa neza. Mwibuke yuko muri uru rugendo ntabwo tuyoborwa n'umubiri, ahubwo tuyoborwa n'umwuka. Semene amen. Turasabwa gukura mu buryo bw'umwuka. Ijambo ry'Imana twasomye hano ryagiye neza cyane, riratubwira ngo unywa amata ameze nk'uruhinja, uwifuza guhabwa amata. Abakristo benshi bakunda gusengerwa ariko ntibakunda kwisengera. Bakunda kwigishwa ariko ntibakunda kwiga. Semene amen.
kwigishwa ni byiza, ariko kandi kwiga kugira ngo umenye ni byiza cyane kuruta kwigishwa. Gusengerwa ntabwo ari bibi, gusengerwa ni byiza, ariko kandi cyiza kuruta gusengerwa ni ukubanza ukisengera. Imirimo yose Imana ikora, ikorera mu muntu, ifatira ku rufatizo umuntu yabashije gusiza muri we. Iyo usenga amasengesho menshi, uba urimo kubaka fondasiyo y'ubuzima bwawe bw'umwuka. Iyo udasenga amasengesho menshi, uba urimo urasenya iyerekwa ryawe ryo kumenya no guhishurirwa icyo Imana yaguteguriye. Kubera ko iyo dusenga mu masengesho tuhakura ibintu bitatu. Ijambo rya mbere, iyo dusenga duhabwa imbaraga. Izo ni imbaraga zitandukanye n'iz'umubiri. Urashobora kuba uragahonje, urashobora kuba unanutse cyane, ariko muri wowe harimo imbaraga ziridura imisozi. Iyo dusenga duhabwa imbaraga z'Imana zitubashisha kurwana intambara z'umwuka, intambara tutareba. Ijambo rya kabiri, iyo dusenga duhabwa ubwenge. Bibiliya iravuga ngo kubaha Uwiteka ngo nibwo bwenge. Amashuri menshi ntiyaguha ubwo bwenge, umuryango mwiza ntiwaguhereza ubwo bwenge, ibikorwa bikomeye wagezeho ntabwo byaguhesha ubwo bwenge. Kubaha Uwiteka nibyo biguhesha ubwenge bw'Imana. Semene amen. Ijambo senze duhabwa amavuta. Amavuta afasha umukristo kubaho mu buzima bworoshye, kubaho mu buzima muri flexible. Kubera ko umukristo udafite amavuta agira imyumvire igoye mu buzima bwose. Iyo bamubwiye ngo ahaguruke, iwe abaza impamvu bamuhagurukije kandi nta wamuzanye kwicara. Iyo bamubwiye ngo asenge, aratongana akavuga ngo kuki ari ye basenge kandi kanisa ryuzuyemo abantu. Iyo bavuze ngo muze dutange ituro ryo gukora umurimo runaka w'itorero, aravuga ngo bariya kubera ko babonye amafaranga nibagende batange, ngewe bandeke, kubera ko nta mavuta. Akamaro k'amavuta, amavuta yoroshya imitekerereze. Amavuta adufasha kumva vuba icyo Imana ishaka ko dukora no kumenya ishaka ko tuba. Semene amen. Nimusenga izindi imbaraga. Nimusenga Imana yiteguye kubahereza ubwenge. Nimusenga Imana yiteguye kubasiga amavuta. Amavuta yo kuboroshya, amavuta yo kubashyigikira, amavuta yo kugira ngo umurimo w'Imana ukomerere muri mwe. Semene amen. Ikintu cyose kiba mu muntu nicyo kigira mu buzima bwiwe bwo hanze. Bibiliya yavuze ngo uwo mwana ngo arakura agwiza imbaraga, ngo agwiza ubwenge, ngo n'ubuntu bw'Imana ngo bwari buri muri we. Ikiri muri wowe nicyo gifite agaciro kuruta ibikuriho. Amen. Turasabwa gukura kugera ku kigero tubasha kumenya gukoreshwa iby'Imana ishaka hatabayeho ibisobanuro birebire. Semene amen. Bibiliya yavuze ngo unywa amata abakiri umwana ntashobore kugira igitekerezo gihamye mu byaba bitungana. Ntabwo bikunda yuko umuntu utarakura ashobora guhagarara mu guhamya imbere y'abatizera Imana. Guhamya uwo mwana bisaba gukura, bisaba gukomera. Gukorera Imana ntabwo biruhije, aruhije systeme twebwe dushaka gukorera. Iyo twemereye systeme y'Imana gukorera muri twebwe no kudukoresha, gukorera Imana ntabwo biruhije. Imana ntabwo iteze kuzakubaza igitandukanye n'icyo yaguhamagariye. Imana ntizakubaza umurimo utandukanye n'ubushobozi bwawe. Imana ntabwo izakubaza igitandukanye n'icyo yakwifujemo kuzakora. Imana izakubaza imbaraga yakubitsemo icyo wazikoresha. Bakristo bavandimwe bene data, twemere kugira imitekerereze ihindutse. Twemere gukoreshwa n'Imana ku rwego rw'uko dushobora gutekereza
ibitekerezo byacu tukemera kubireka kubw'igitekerezo kimwe gusa cy'umwuka w'Imana. Imana ntabwo idusaba gukora ibintu byinshi, Imana idusaba gukora ibintu bikeya ariko tukabikora neza. Mureke gushaka gukiranuka bivuye mu mbaraga, ngo mushake gukora imirimo yo kugira ngo mwemerwe, mushimwe, mukomerwa amashyi. Ahubwo imirimo yose mukora ngo muyikore mufite imitima iciye bugufi kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Umuntu wese wo muri mwebwe ntagire ikindi yirata keretse gusa kwirata izina ry'Imana. Umugabo witwa Paulo, Bibiliya yarambwiye ngo yavukiye ngo Itaruso ni muri Roma. Yari afite ubwenegihugu bubiri, yagiraga ubwenegihugu bw'Abaroma akagira n'ubwenegihugu bw'Abayuda, kubera ko se na nyina bari Abayuda ariko kandi bamubyariye i Roma. Yari yarize ngo iby'amategeko, yari umuhanga cyane, yarigiye ku birenge by'umugabo w'umuhanga cyane w'umunyamategeko witwaga ngo ni Gamariyeli. Aho yavukiye mu ntara y'Amajyepfo i Roma, aho bita ubu nyine ni muri Turikiya. Arangije uyu mugabo ngo ariga cyane, ngo akura ngo atoteza ubwoko bw'Imana, ariko we ngo abatoteza azi ko ari ishaka ry'umurimo w'Imana arimo arakora neza. Umwe ngo agiye inine, agiye gutoteza abakoraga uwo murimo w'Imana, ngo umwuka w'Imana ngo uramutungura umufatira mu nzira, ngo baramufata ngo arahuma ngo amara 3 iminsi 3 n'amajoro 3. Imana ngo iramufata iramuhindura. Reka mbabwire, nta hantu na hamwe hakomeye Imana idashobora kugufatira, kandi nta murimo n'umwe Imana ishaka gukora idashobora kugukoresha mu buryo bwayisha. Tugomba kwemerera Imana mu bitekerezo bihamye bitwigisha gutunganira Imana, tukemera kuyikorera mu buryo bwiza. Tureke kubibigwa, tureke kubibikuri, tureke kubibimuga mu ikanisa. Semeni haleluya. Tugire imitekerereze ihindutse, twemere gukora uyu murimo w'Imana, twemere kuwukora ndetse no gushyigikira abawukora. Nta muntu wakora imirimo akeneye gukora yose ngo ayigereho atabonye imbaraga zituruka mu bo bakorana. Niba ushaka kugera ku cyo ushaka, emera gufasha abo mubana nabo bagere ku byo bashaka. Amahirwe akomeye cyane n'imbaraga zikomeye zizagufasha gusohoza imigambi yose y'icyo uhora usengera n'icyo rusaba, nuko nawe utiza imbaraga zawe abandi mwegeranye nawe bakazikoresha, kubera ko nta muntu uzasarura igitandukanye n'icyo yabize. Mu kuboko kwawe hari ibinezeza byinshi, nanjye nzahora mbigushimira. Mu kuboko kwawe hari ibinezeza byinshi, nanjye nzahora mbigushimira. Mu kuboko kwawe hari ibinezeza byinshi, nanjye nzahora mbigushimira. Tuzamure ibiganza duhereze Imana icyubahiro. Semeni haleluya. Haleluya. Ibyo dukenera byose biri mu kiganza cy'Imana. Umwana mutoya muri kamere yiwe, umwana mutoya umugurira bombo cyangwa biswi, ukayimuheza ukamubwira ngo akira, wamusaba akakwiha. Natwe abakristo iyo tutarakura, Imana idusaba kugira icyo dukora tukanga, kubera yuko dutekereza yuko ibyo dufite ari ibyacu. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo wamucunguzi. Ese koko ibyo turirimba ni ukuri? Ubutunzi bwacu ni ubw'Imana, ibyo dutunze ni iby'Imana. Ese twebwe turi ab'Imana? Iyi mibiri yacu tuyikoresha imirimo yubahiriza cyangwa se yubahisha Imana? Semene amen. Haleluya. Kubeshya gukomeye, ikinyoma gikomeye si icyo ubeshya bagenzi bawe, ikinyoma gikomeye nicyo wowe wibeshya.
ndi umukristo zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupa icyatumye yasize njyewe nabuzwa n'iki kujya mushima. ese uri umukristo koko? itorero riragufite mu gitabo ariko kandi uri umukristo wo ku mutima. ese ubukristo bwawe ni ikintu kiguhumuriza muri uru rugendo? bene data, ntimwishimire yuko abantu babakomera amashyi, ntimwishimire yuko abantu babahereza ibyicaro by'imbere, mwishimire yuko amazina yanyu ari mu gitabo cy'ubugingo. iryo ni ryo jambo Yesu yabwiye abigishwa biwe, arababwira ngo mugende mukize abantu, mugende mwirukana abadayimoni. ngo baragenda barabikora birakunda, ngo birukana abadayimoni mu izina rye birakunda, ngo bakize abantu indwara birakunda, ngo bagaruka bishimye cyane. ngo baramubwira ngo rega natwe ngo turakomeye, ngo twategetse abadayimoni baragenda. Yesu arababwira ngo ntimwishimire yuko mwategetse abadayimoni, ngo mwishimire yuko amazina yawe ari mu gitabo cy'ubugingo. iyo umuntu atarakura, iyo umuntu ataragera ku kigero cyo kwemera ko Imana imukoresha, iyo umuntu ataragera ku kigero cyo kumva yuko hari ibyo agomba kureka, hari n'ibyo agomba gukora. umwana mutoya arya ibyo abonye byose. iyo ageze hanze akabona itaka ararya, iyo ageze mu nzu akabona umwanda hasi ararya, icyo abonye cyose ararya, ikije mu bitekerezo cyose arakivuga. Semene amen. mubashe gukura kugera ku kigero Imana ibizere, Imana ibakoresha imirimo ikomeye. ntabwo tugomba kuvuga ibyo dutekereje. maze iminsi ndi kubwira abantu, guhubuka ntabwo ari ukuvuga wihuse. guhubuka ni ukuvuga ibyo watekereje byose, kuko mu bitekerezo habamo ibitekerezo rusange, hakabamo n'ibitekerezo bwite. hari ibyo ugomba gutekereza ukabigumana kuko ari ibitekerezo bwite, hakaba n'ibindi ugomba gutekereza ukabisharinga kuko ari ibitekerezo rusange. guhubuka rero ni ugufata imitekerereze bwite ukayisangiza abantu muri rusange. Semene amen. Haleluya. iyo dusenga Imana, tubaho mu buzima bwo gusoma rino jambo, Imana niyo itoza imitekerereze yacu ikaduhindura, ikatumenyesha ibitekerezo tugomba gusharinga, tugomba gutanga n'ibyo tutagomba gutanga. Semene amen. Haleluya. mu mwuka habamo ibice bibiri. mu mwuka habamo ubwana, hakabamo n'ubukuru. ubwana mu mwuka ntabwo bushingira ku butoya bw'imyaka. ubukuru mu mwuka ntabwo bushingira kuba igihe kirekire cyangwa kumara igihe kirekire mu itorero. Semene amen. Amen. ubwana bwo mu mwuka bushingira hehe? ku bintu bibiri. ijambo rya mbere ni muri absence y'ijambo ry'Imana mu buzima bw'umuntu usenga Imana. ni mu kubura mu bitekerezo by'ubuzima bw'umuntu, ukaburamo ijambo ry'Imana kandi uvuga ko usenga Imana. uri umwana mu mwuka. Semene amen. Haleluya. ijambo rya kabiri, kuba umwana mu mwuka ntabwo bisaba kuba ufite imyaka mitoya y'abantu bagaragara gutya bakure. bisaba kubaka icyizere ku byo uzi, ugatesha agaciro ibyo usoma, ukananirwa kwiringira ibyiringiro. iyo umuntu yiyizeye akiyita igitangaza, semena amen, Haleluya. nicyo gihe atangira urugendo rwo gusubizwa inyuma n'amateka.
agakurwa mu byasezeranijwe akajyanwa hirya y'ibyasezeranijwe. Igihe umuntu atangira gukurira mu masezerano ni igihe imitekerereze yiwe ayitesha agaciro. Iyo usomye ibice 12 ku murongo wa mbere, Imana iravuga ngo Imana ibwira Abraham, uve mu gihugu cya Uri y'Abakarudari, utandukane na so, utandukane na nyoko, hanyuma ngo ujye mu gihugu nzakwereka. Ise wa Abraham Tera niwe bazaga ibigirwamana, niwe wari umucuzi w'ibigirwamana. Ariko ngo Abraham ngo arareba, aravuga ngo izi mana data azambwira, akambira ngo iyi Mana ngo umugisha, iyi Mana itanga imvura, iyi Mana igira gutya, ariko imvura yagwa iyi Mana ikananirwa kwiyanura, izuba ryaza ikananirwa kwikura mu nzu ngo yijane ku kazuba, iyi Mana ivuze iki? Baratekereza aravuga ngo ibyo ari byo byose ibi ni ibishushanyo, bari ko hari indi Mana itazi. Semeni haleluya, haleluya. Kubera yuko yatekereje neza, Imana iramubwira ngo nta kintu na kimwe ushobora gukora mu buzima bwawe utabanje gutandukana nabo kumwe. Nta kintu na kimwe Imana izakora mu buzima bwawe, nta mugisha n'umwe uzabona ukiri muri Karani, ukiri mu buzima bwa bene wanyu, ukiri mu kigare cyabo mu nga, ukiri mu kinyejana cy'abandi bashaka kugushima. Kugira ngo Imana iguhereze umugisha, igusaba gutandukana n'imigenzo y'umubiri na kamere, ikagusaba gutandukana n'ibyifuzo by'umubiri na kamere, ikagusaba gutandukana n'imirimo yose itari y'umuntu. Semeni amen. Niki watandukanye nacyo kugira ngo Imana igire ikikora mu buzima? Iyo usomye ijambo ry'Imana muri Luka ibice 9 umurongo waho wa 46, ni ikiganiro cyabaye ngo barangije ngo bakora discussion, bakora bagenda impaka, baravuga ngo ese ko Yesu amaze iminsi atubwira amakuru ko agiye kugenda, ngo ninde uzaba mukuru muri twebwe? Semeni amen. Petero aravuga ngo murabizi neza ngo ni ngewe uzi kuvuga, ni ngewe, aho ngaho ni ibitabo bya commentaire bisobanura ngo Petero ngo aritanguza ngo aravuga ngo ngewe ngo murabizi neza ngo yuko ari ngewe ugomba kubayobora. Yuda nawe aravuga ngo ese watuyobora gute utazi kubika ifaranga? Ukarababwira ngo ibyo byose muri gukora ni ngewe wize, mwese muri nkandagira bitabo, nta n'umwe ufite amasomo, nimwomenya gupanga discours, none uzotuyobora utazi gupanga discours. Yohana aravuga ngo ibyo muri kuvuga byose ngo ni ubusa kuko ni ngewe Yesu akunda. Semeni haleluya, amen. Yesu amenya amakuru ari hagati yabo, ngo arangize ngo arabegera, ngo afite gatoya, ngo arakazana ngo agatereka hagati muri bo, ngo arababwira ngo ese izo mbaga murimo nizi, ngo muri mwebwe ushaka kuba mukuru muri mwebwe ngo amere nk'uyu mwana. Ariko Yesu ni igitangaza. Ushaka kuba mukuru muri mwebwe ngo amere nk'uyu mwana, amere nk'uruhinja. Semeni amen. Amen. Hari uburyo tugomba kuba, hari uburyo tugomba guhinduka kugira ngo tubashe gukura mu buryo bw'umwuka. Igerayo nzabona Mwami Yesu, twicarane kuri ya ntebe, zabona ibyo twizeyeyo byose n'iby'umutima taratekereza. Igerayo nzabona Umwami Yesu, twicarane kuri ya ntebe, zabona ibyo twizeyeyo byose n'iby'umutima taratekereza. Igaza duhereze Imana icyubahiro. Semeni haleluya, haleluya. Nitugerayo tuzabona uwo Mwami Yesu, twicara iteka ryo. Reka mbabwire bene data, mwihangane, mwihangane. Ibintu bikuza umuntu mu mwuka n'ibigeragezo, n'intambara, n'amagambo, n'amasasu,
reka bakurase, reka bakugirire nabi, reka bakwange, reka bakuvuge. Nukorera abantu si wowe ufite igikundiro. Yesu yaravuze ngo ab'isi nibabanga mukumbuke hiri neza, muzibuke iri jambo, wibuke ko ari njyewe bahereye ngo mubababare. Ab'isi nibabagirira nabi, mwebwe muzabitura neza. Bene data, ubu Kristo ukora neza aho wakorewe. Ubu Kristo ni ugutanga imbabazi aho amaso y'umwana w'umuntu abona ko bitari ngombwa ko wababara. Gukura mu mwuka ni ukwemerera umwuka w'Imana akakuyobora. Mwuzure umwuka wera mu bitekerezo, mwuzure umwuka wera mu mubiri yawe, mwuzure umwuka wera no mu bubiko bwawe. Mutange mwuzuye umwuka wera, musege mwuzuye umwuka wera, muterane mwuzuye umwuka wera, nibwo muzakura mugakoresha imirimo ikomeye. Urwandiko rwa mbere Paulo yanditse itorero ry'Abakorinto ibice 13 ku murongo wa 11. Bibiri iravuga ngo nyiri umwana mutoya. Semeni haleluya. Haleluya. Ngo navugaga nk'umwana ngo mutoya, ngo ngibwira nk'umwana mutoya, ngo ngatekereza nk'umwana mutoya. Ngo ariko ngo mva mu by'ubwana, maze mva mu by'ubwana. Imirimo igaragaza ko wakuze. Ese iyo abantu bitegereje imirimo yawe bashobora kuvuga ngo warakuze cyangwa uracyara? Abantu birata ngo ngewe ngo niko ntabwo dukeneye kumenya imiterere y'Imana muri we. Ntugasubize umuntu uko wumva, ujye usubiza umuntu uko Imana ikumvisha. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nujya gusubiza umuntu ujye ubanza utekereze inshuro zirindwi. Yari arimo arasobanura iki? Yari arimo arabanza utekereze neza bigiye kuvuga ko kijyanye n'ubushake bwe. Intambara z'umwuka zirwanwa n'umuntu, intambara z'umwuka zirwanwa n'abanyamwuka. Abanyamwuka bakuze ku kigero cyo kwemera gutekereza yuko bagirirwa nabi, ariko inyuma y'iyo nabi hakaba hishe mu bushake bw'Imana. Imana igamije yuko hari abantu benshi bari buze kugira. Bibiliya ivuga ngo byose ngo bifatikanyiriza hamwe kugira gute ngo kutuzanira ibyiza. Ulimwengu tutese, watu watusimange, watu nene mabaya, hatutautuba. Ujasiri mwetu tutaendelea kumfuata Yesu. Semeni haleluya. Haleluya. Tutahindura imvugo zacu. Bene data, muhindura imvugo zacu. Hari ibanga rikomeye abantu benshi bahishwe batazi. Imana ntabwo ijya yerekana intege nkeya z'abantu kugira ngo tuzitangarize hano. Imana igizerekana kugira ngo tuvugame tubasengere bahinduke. Ijambo rya kabiri, Imana yerekana intege nke z'abantu kugira ngo tuberere imbuto nziza babashe guhindukira. Iyo umuntu ari umunyantege nkeya ukora ibintu bibiri. Ijambo rya mbere uramusengera, ijambo rya kabiri ukamwerera imbuto nziza. Ntabwo ushobora kwerera umuntu imbuto nziza wananiwe gusenga. Kubera ko mu gusenga niho duhererwa imbaraga zo kugira ngo tworohe mu mitima, hanyuma imitima nayo ikere. Bene data, mukure muve mu by'ubwana, muhindure imvugo zawe. Umuntu nakubwira nabi ntabwo nawe wemerewe kumubwira nabi. Nigeze kubivuga ahantu narindi muka yarambwiye abakristo ni tangaza kubona umukristo yatukanye ni igitanga. Abakristo namwe muratukana, natwe turatukana. Umunsi umwe mukarambira ngo ntureba iyo umuntu batutse undi ngo nimbwa. Muzi ko hari abantu bazatukana umuntu akamafatwa na kamere gusa ari mu rugo agahindukira gusa ngo ariko uyu mwana ngo wambwaho akamutuka. Ngo kuriya ngo muri we ngo haba harimo utubwa twinshi.
ngo akabura nyine ukundi yamugenza bakamwitirira kamwe mu tumurimo. Kubera yuko umuntu atanga icyo afite, ntabwo watanga icyo igitandukanye n'icyo. Ariko ngo uyu mwana wanjye ngo ni igifu kandi ari we wamubyara, uko wowe uri uriya muza mubona abana ku masomo bose baranganya ubwenge, abana bose ni abanyabwenge, gusa baza batandukanya kuzana imyanya. Umubare wa mbere undi akaza umubare uheruka. Umugabo umwe ngo yari afite abana babiri biga mu ishuri rimwe, umwe aba uwa mbere undi aba uwa nyuma. Wagiye ngo rezilita zabo warabahobe abafelisita, arababwira ngo nuko bana banje ngo muzoze mufata mubashire hagati, umwe aba uwa mbere undi aba uwa nyuma. Semena amen. Hallelujah. 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 Ukura mu mwuka nukwemera guhindura imvugo zawe, nukwemera kuvuga neza nubwo bitari ngombwa yuko uvuga neza, ariko urasabwa kuvuga neza. Niwohura n'umuntu uyambaye neza ngo umubwire ngo wambaye neza mama, urabereye. Semena amen. Hallelujah. Yemwe kuvuga neza n'ubu ntibisaba ifaranga. Uhura n'umumama wambaye ihuzu yasonesheje neza, ukamubwira ngo mama wambaye neza, hari ifaranga bigutwaye. Niba mwene data yayoboye serivisi neza, ukamubwira nyuma y'amateraniro uti wawa watuyoboye neza, Imana igweze umugisha, hari ifaranga bigutwaye. Ariko gusa kubera umwuka wo kutishimira ibyo abandi bakoze, tugashaka yuko ari twebwe bashima gusa, duhora tugoreka dushaka n'amafuti mu by'abandi bakoze byiza. Aho urarandika aravuga ngo nkiri umwana mutoya navugaga nk'abana batoya. Ijambo rya kabiri ngo nkibwira nk'abana batoya. Ijambo bita kwibwira mu Cyongereza niryo bita ngo ni meditation cyangwa se meditation mu Gifaransa. Nukumedita, kumedita bisobanura iki? Nugutekereza, nugushora ibitekerezo byawe ariko ku kintu runaka ushaka kumenya. Semeni amen. Iyo uvuze ngo ndibwira, hari icyo ndi kwibwira, biba bishatse kuvuga ngo hari igitekerezo runaka shaka kumenya ndi gutekereza. Amen. Ijambo bita gutekereza niryo bita ni thinking, gutekereza, imitekerereze. Ngo umuyoboro urimo ariko bitandukanye byinshi, ku kintu kimwe ariko ugatekereza ku bintu byinshi. Baravuga ngo nibwiraga ndetse nkanatekereza nk'abana. Ibintu byose nabiganishaga kuri interest, ku nyungu zanjye. Ariko iyo umuntu amaze gusobanukirwa yuko ibyo ukora hari abandi babikeneye, ntabwo ukora uharanira inyungu zawe, uhora ukora uharanira inyungu z'abantu, kuko inyungu z'ibyo ushaka ziri mu bukorera. Semene amen. Nkiri umwana mutoya navugaga nk'abana batoya, nkibwira nk'abana batoya, ariko maze gukura nkumva mu by'ubwana. Bene data, Imana irabashaka, Imana irashaka imitima yanyu, Imana irashaka ibitekerezo byanyu. Ibyo mwibwira byose, ibyo mugambirira gukora byose, mutekereze ko birimo inyungu z'ubwami bw'Imana. Ntimukore imirimo igamije kugaragara cyangwa kubagaragaza, mukore imirimo igamije kugaragaza icyubahiro cy'Imana. Semene amen. Ibyo mukora byose mubikore mushaka kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare. Mwemere gukura mu buryo bw'umwuka, mwemere kugira ibyo mureka, mwemere kugira ibyo musiga, kugira ngo Imana ibahereze umugisha. Semene amen. Mwemere kugira ibyo musiga. Niki wasize, niki waretse. Fata imyanzuro mu buzima bwawe, gira imyanzuro runaka ufata mu buzima bwawe. Twakwikiriza tukavuga ngo amen. Gira imyanzuro runaka ufata mu buzima bwawe.
ifite Imana ikorana n'imitima ifite ibisa n'ibyo ishaka ko abantu bakora. Ukugenderera abandi nanjye ntusige Yesu ukiza umvukonga ukugenderera nanjye ntusige makwegera intebe yawe abw'imbabazi upfukamire mbabaye makukwizera. Bene data tugiye gusenga Imana, ugira icyifuzo ushyira imbere y'Imana. Umaze imyaka myinshi uri mu itorero ariko birashoboka yuko ukiri umwana. Umaze imyaka myinshi wewe ariko birashoboka ko hari ibyo utarakora. Gukizwa no kugira ibyo ureka kwemera kuba mu rugendo rushyashya. Turabingingira kubw'imbabazi z'Imana ngo buri muntu wese arwanire intambara yo gukizwa, buri muntu wese arwanire intambara yo kugirira neza mugenzi we. Mukundane bene data, mukorere hamwe. Ntabwo bisaba ko dusenga amasengesho y'iminsi miremire, birasaba ko duhuza umutima. Byakozwe n'intumwa ibice bibiri ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe, umuriri nguramanuka ngo batunguye uvuye mu ijuru. Umwuka w'Imana azururuka akorere muri twe. Umwuka w'Imana azururuka adukoresha imirimo n'ibitangaza. Birasaba yuko dukura tukareka imirimo y'abana batoya, tukareka ibikorwa by'abana batoya, tukemera gukoreshwa ibintu bikomeye. Reka mbabwire soza ibintu bitatu bifasha umukristo gukura. Ijambo rya mbere ni ukumenya kurwana intambara. Iyo tugeze mu ntambara ntabwo turwanisha intwaro zacu, turwanisha intwaro z'umwuka w'Imana. Abefeso ibice 6, intwaro z'umwuka izo turwanisha ni ukuri n'amasengesho. Bene data ndabifuriza natwe kugira ngo turusheho kuba abanyakuri, turusheho kuba abanyamasengesho. Imana izatugwa. Ijambo rya kabiri rikubashisha gukura mu buryo bw'umwuka ni ukumenya kwita ku ijambo ry'Imana. Iyo umuntu ari kayaresi mu bijyanye n'ijambo ry'Imana, iyo umuntu atita mu gusoma ijambo ry'Imana, ntabwo abasha guhishurirwa kumenya ubushake buri muri iryo jambo. Ntabwo umenya icyo Imana ishaka gukora. Ariko iyo utinze mu gusoma no kuba inshuti mu bijyanye n'ijambo ry'Imana, Imana yugurura amarembo y'ijuru igafungura mind yawe, ukabasha kumenya ibigukwiriye kandi bitunganye. Ijambo rya gatatu riza ridufasha rikomeza kugira ngo tubashe gukura no kubaho mu buzima bwo kwihangana. Niba udashobora kwihangana, ntabwo bishoboka yuko ushobora kuzasoza runo rugendo. Bene data, uru rugendo turimo rurasaba kwihangana. Mwihanganire ibibagerageza byo mu buryo bwose bitari bibi. Umenye yuko kwihangana kwanyu ariko kuzasohoza umurimo Imana yabateguriye, umurimo Imana yabahamagariye mu isi. Tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije gukura, tubifurije gukora imirimo y'Umwana ndetse no gutungana mu gitondo ndetse na nimugoroba. Ibyo dukora byose bimanura ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana buze, imirimo y'Imana ikoreke muri mwebwe, abato n'abakuru, twese twemerere umwuka w'Imana abashe kudukoresha. Imana ibahereza umugisha. Mwakira ijambo ry'Imana.